kuki utangiza igitsina gore basi funga unyumva ariko basi nabyumvise ndi kuvuga ngo tukigera hariya uhindura ikiganiro ugikomeza gato tukagaruka mu nzu urahita usohoka kandi ejo mu gitondo ari amashuku yafura umuntu nazanye kuyafura ahite yigendera turumvikana nabyumvise yashatse igini ntabwo nashatse umuntu umva nimba twinjiyemo neza iyo tutangiye ndakubita nkazamura abaye ibiba nyuma yaho noneho ase sheri uhita wumva agropineza wasaka itangiye kuvuga ibyayo sheri wagiye ureka gukabyara nakosero njya nkuvuga ibintu bitari byo ese sheri wagiye wihangana nawe ariko dore iyo nirambara ro twarakoranye mukagigira ikibazo ibyo bintu ntabwo wabiganira tukabiganiraho twaje gusura abashasha umwana no mu mutara ariko so kukubeshya murebe nawe umwana wanyweye inshyushyu ubwo se wo n'umugore wawe amba hano ufite ishano ishano ninde Rambarara gashirira amazi zanira amazi sinagutumye amazi inkweto nakubwiye wazihanaguye ibintu byose narindi muri mabujawe ni mama wawe ako ubundi ngubaze reka ngene nakwita mabuja ubundi wanashatse cyangwa naragushatse hejuru gagarare oya nawe ibintu ngena ngo reba ndikukubura uri umugabo kise uri umugabo ki Allahu akbar akazi ushoboye nakaye none ibyo ndi gukora byose ubiciye amazi ibyo nibyo ushoboye nyine nibyo ushoboye ako ubundi reka nkubaze warashatse cyangwa naragushatse isabira kureba kandi tandeba se ntago bikureba ahubwo wowe nzanira amazi nagutumye amazi oya nakunzanira inkweto nimbazi hanaguye inkweto naye janditse se urumbwiye ngo ngiye kwinaguye ibintu ntango ndi bubyemere ngiye muri jewe ibintu ntabwo ndi bubyemere urabizi ko mukanye dufite abashitsi urabizi none wewe uri kumbwira ngo nyura reba kuva bwa none uri mu nzara uri kwireba ibirenge inzobe naho wahitamuye ubuse ibyo cyazabivamo reba mukanya twavuga niyo ko sakita abashitsi bagiye kuza ariko abashitsi nawe wateguye naga ari ngewe okira kureba ariko baje mu kora amasuku vuba niba shaka basi ababyorera mada ngewe ni sina gimana yo mwishu imana irarora ndi kwicuza cyatumye ngiye gushaka madamu wawe ni hano madamu wawe ni nde none hungize umukozi wawe reka mbikore nani uretse nanjye nzagukorera harya uriya mukenya mbwiye ngo iki ngo abashyitsi ngo sangahe saa 3 oya kamaguru kenge kubyikorera rambaroro zana ngufashe ndabona amasaha yagiye ndabona iminota iri kugenda meza na wamwe nguyu se ndabona amasaha yagiye uretse se mu bice bya hano hepfo ntabwo yuko ubundi nuko ngo ngihaje naheruka kumusura niri umusore ntarashaka no dore ngo naragushatse ibaza icyo gihe nawe nyiri umusore nkajyayo nkagipirawo ako wigeze kundangira urambwe utari abafite banje batuye muri iki gice cyahangaha banje cyangwa bawe agiye wasanga buranenje kwirebera akantu wakinira ubwo burara ukuntu umuntu anyuzamo ngaho da ati tararambo amhaye komera mutaho niki neza uheruka kera we umva dore uyu ni umugore wanjye ufite umugore mwiza we ako si wowe nawe ugira
ntabwo mukibana numugore se kabutinde oya ntabwo wabimona niko ahubwo nese icara madam rero kagire inkoni ye madam ni uri kuguhamagara se wabihoze wakabyara ko se numugore ntera inkuru ahubwo ya hano hijya ku keza oya yerega ngubara ngubwize kuri kuva nangiye nashaka ahubwo se banze umbwira umugore wanjye uramubona gute shawara mudano rodinze aho ibintu asigaye nkurwa ngiye namabara nawe nakwibwirira nguye nimba tuvuze ngo tujye mu gikorwa cyo mu buriri umva nimba twinjiyemo neza iyo tutangiye ndakubita nkazamura abaye ibiba nyuma yaho noneho ese sheri uhita wumva robineza wasaka itangiye kuvuga ibyayo sheri wagiye ureka gukabyara nakosera ujya nkuvuga ibintu bitari byo sheri wagiye wihangana ujya nawe ariko dore iyo nirambara twarakoranye ntukagira ikibazo ibyo bintu ntabwo wabiganira tukabiganira aho twaje gusura umwana ni wo mu mutara ariko si ukukubeshya murebe nawe umwana wanyweye inshyushyu ubwo se wo ni umugore wawe hano ufite ishano ishano ninde dore abashitsi suza abashitsi ako saraba icyo kizubazuba kuko ni tomate n'icyawe umudano rodingani yampaye nka nziza umukobwa ari mwiza wanyu uramubona se ko ufite umugore mwiza rwose ahanga sheri haguruka umusohoze ubu se shahu ubu se shahu wamubonye ute shahu oje ufite umugore mwiza waretse se tukagurana shahu oya sigaho umugore wanjye ngewe ngo reka mubwize ukuri uyu mugore nta kindi kintu namutisha nari mbizi ako se kuki mbona utishimanye n'umugore wawe bite byawe ariko shahu wowe hakira kamurare uzi karibu mukunda guteka urusenda rwa kamurare se umva hano ubundi hari ukuntu kamurare kamurare urusenda rwa kamurare uzi ukuntu ruryoha cyane naruriye buriya madamu ajya naruma cyara tuganire mwicare tuganire nta kibazo nampaye nka nziza madamu utazanye yewe rambara nese uricara hese ndakaho nicariye nawe nabigenza hasi se washatse nabi karuhitwe washatse iki oya nta kibazo sheri umva tereka mubwire nk'ubu ngubu njyewe utanyere ku wundi wawe twari kuzahura no mu nzira ugasanga ndinamubomoye busa uyu nawe n'urundi mugore wawe ubomora umugore ufite nk'uyu nguyu ugaragara neza ufite ubwiza nk'ubu ngubu rambara ufite ikihe kibazo reka rero reka mwana wa mama murabizi twarakuranye twariganye za Kimisagara iyo zanduba hose urabizi kuba naguhamagaruze hano hari ikibazo ngiye kimumereye umugabo kibazo ariko nahindutse umugore ni ngiye noza ibyombo ni ngewe nkoropa ngewe mpanagura inkweto buri kimwe asigaye kumikariso ngo yifure sinagima no mwishuri uri kuvuga ni ukuri none se rambara ibyo bintu koko bibaho yampaye nka data none se ubwo naze mubwire ugiye kumubwira iki ko twari turi kuganira araje nari barakubwira karaye se mwabaye muretse ko turi kuganira reka reka sibyo umura turaje akuse umva we genda gakeya ariko bite byawe kunishakiye imbabura ndakubwiye ngo ndongera kumva uri kududuba turatugamba uri kuvuga hariya biraninde ubigutumye none akakanya ibyombo si byo mbona kuzanye kubyoza ari umuvandimwe wabiki ariko simi nibiki ibyakuzanye hano nibiki oki ntari ndongera kumva uri kubivuga hariya ndagusebye cyangwa nkukocorere mu bantu hari ubireba unkocore yes sheri izi mfite zawe ni kuriya zibayeho ahubwo suri urugo ko numva none hari ibisazi gusa we kuri biteye ubwoba umugabo ni we woza ibyombo agateka kandi afite umugore kuki utangiza igitsina gore basi funga unyumva ariko basi nabyumvise ndi kuvuga ngo tukigera hariya uhindura ikiganiro ikiganiro ugikomeza gato tukagaruka mu nzu urahita usohoka kandi ejo mu gitondo
ari amashuku yafura umuntu yazanye kuyafura ahite yigendera. Turumvikana? Nabyumvishe. Turumvikana? Nabyumvishe. Yashatse igini ntabwo nashatse umuntu. Ngo wabonye ibyo mba ndi kubona aha ngaha ubundi biriya byo turabikemura. Nta kibazo. koko munese ko muje wagira ngo muje munaniwe. Ushaka hari ikibazo gikomeye kitari cyoroshye ko twakemura. Sane ko bimeze ramba. Ubwo ngaho rero reka tubasiga amahoro bindi byo tuzagenda. So abaye akusaka nawe bashaka kuneza ibibazo. Wabaye ugumye hano ko. Kuko ko twatuje kugusura n'ubundi bimeze neza. Nta kibazo. So abaritse bakaguma hano hari ikibazo. Neza baraguma hano. Akanyama hano ugenda. Twabwe reka tuba tugiye. Oya sako atako waretse mana ko Haka nawe. none se ramba Ariko tuyerekeze utugeze ku muhanda. Oya ndagwe none se wabaye ugumye hano. Cara hano. Zagaruka reka mbanze azaba guherekeje. Merekeze umugore mugeze nanjye mu rugo hari ibintu nagiye. Nyamara oya telefone nshaka kugeza wanjye mu rugo. Ariko se none sheri se bigeze hari iki kibazo sheri bite? nta kibazo. twebwe rero dusubireyo nukuri musigara. Nese watugeje hano imbere gato. Oya nta kibazo. None se uruko kuragiye ko nyamara ningira ikibazo urabibaza. Oya nta kibazo ariko wowe wayi nawe. Nta kibazo. Hari iki kibazo se? Sawa ntaribe. Akira sigara amahoro ariko nawe tumenye ko umuntu w'umugabo. Nta kibazo. Wirinde umere neza. Nta kibazo nyende genda. Yego nabyumva. Bye. Bye. Hakiki. Ongera utsubiriremo. Ongera utsubiriremo. Bye ha. Bye se bye nibiki? Wari uri kuvuga ngo iki? Turahanga. Ngo ibyombo ngo ibiki? Yewe ibiki? Akusimana. Ibiki? Uzanye imbwa n'imbwa kazinguje kuzindegera. Ngurakoropa. Oya ngwino. Kandi wazanye abantu uje kubandegera ngurakoropa. None wari wazanye ngo bagire gute? Ngwino. Na ase bite byawe. Iki se? Iki. Ibintu byo gusakuza wapi? Nyababyeyi yabara we. Haguruka. Ariko se mwana yaje. Tukimara kuva hanga. Iko akaruraje. Reka maze nkubwire. Ubundi wihanura. Wino hano. Akose kwa mugore. Reka maze nkubwire. Haka ngiye bintu. Oya. Haka ngiye urifashe. Ubonye tumaze kugenda. Ubujyanye hari ahigira uravuze ngo umaze kuvugana. None tumaze tuturarenga no. Yaje kubabwira. Oya aranyishyira baba. Urambara. Reka maze nkubwire. Ndekora. Ubayitonze gatoya. Wa mugore we. Ushaka kuzicira umugabo. Uri umuyobozi. Yamwishe kera. Yaje gukora. Urihanira. Nuhe mugabo. Byiza n'Imana na mudugudu. Wari wamuhamagaye mudugudu. Akira. Mudugudu yaje nawe dore. Debera no kuri Imana. Ni ibiki byabaye hano mu rugo ko numva arimo akavuye ko umugore n'umugabo. Mudugudu ngiye umbabarire. Urumaze imisi bikubwiye ukanga kubyemera. Nawe wagira ngo ntabwo kizi kuyobora. Oya ikibazo cyanyu ndakiza ahubwo ugenda gake mbanze ncyumve neza mu kinso. Reka nkubwire nk'umuntu wabibonye. Uyu mugore atoteze uyu mugabo. Ariko uyu mugabo yabaye nk'umugore. Urumva muyobozi uyu mugabo yaragowe no kuri. None ikibazo cyawe n'uyu mugore kimeze gute ko maze iminsi numva induru zanyu bimeze gute mu mudugudu? Nta munsi ndahema. Ibi nikira wa mugore we genda gake. Reka rero nkwereke. Ese uyu ni umugore cyangwa ibyinyo? Debera. Ari byanyabyo. Akose wa mugore wamwe ni mundebere ko. Mana nziza. Ako vipi zawe? Umva rero mudugudu nkubwire. Kugira ngo ngewe nicwe n'umugore. Tugenda ucumbikira.